Ibyiza byo kuzuzwa mwuka wera. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo bitwereka ibyiza byo kuzuzwa mwuka wera. Turasoma ijambo ry'Imana ari mu byakozwe n'intumwa ibice 7 duhere ku murongo wa 54 tugeze ku murongo wa 60. Reka twumve icyo havuga mu izina rya Yesu. Haravuze ngo babyumvishe batyo bazabiranywa n'uburakari bamuhekenyera amenyo. 55 haravuze ngo ariko Stefano yuzuzwa mwuka wera arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. 56 aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. 57 barasakuza cyane baziba amatwi bamugwira icyarimwe. 58 baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye. Abo bagabo bamushinja bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli ari we waje kwitwa Pawulo. 59 bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. 60 ariho tugiye gusoreza araza ngo arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima yuko yicwa. Imana ibaho umugisha uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibyiza byo kuzura mwuka wera. Uyu ni Stefano. Uyu Stefano yuzujwe mwuka wera. Bagambiriye kumwica, yarimo akora umurimo w'Imana mu bihe bigoye, umurimo w'Imana ukorwa mu gihe kidasanzwe, mu bihe bigoye cyane, ariko aravuga ngo nta kintu kizatuma mpemukira umwami wanjye. Aravuga ngo naho ndiho, naho napfa, ntabwo nzigera mpemukira umwami wanjye. Ngo baraza baramureba bamubaje se kuki uvuga ubutumwa, aravuga ati ngomba gukora uwantumye hakiri kare. Nawe ugomba gukora uwagutumye hakiri kare. Nawe ugomba gusenga hakiri kare. Nubwo ibigeragezo byaza bikaza ari byinshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye gusenga hakigiriza ute hakiri kare. Mbese ukwiriye guhamya Kristo hakiri kare. Baramubaza ngo kuko uracyabihagazeho, ati ndacyabihagazeho cyane. Ati kandi Stefano turakwica, avuga ati kunyica nta kintu bintwaye. Kandi kunyica nta kintu biri buze kuntwara kuko ndimo ndasanga umwami wanjye, ahubwo mungirire vuba. Ngo barangije ngo bazabiranywa n'uburakari cyane, ngo barangije bashaka kumwica. Ariko Stefano ngareba mu ijuru. Muri byazo ngo mugenzuragana mu ijuru ujya umuhangama, ujya umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiri ku manywa na nijoro. Ariko ngo Stefano yuzuzwa mwuka wera. Ngo maze Stefano amaze kuzuzwa mwuka wera ngareba mu ijuru. Ndege nkubwa ngo nubwo ibigeragezo bibaye byinshi, nubwo ubushomeri bwabubaye burebure, nubwo ubukene bwabubaye burebure, nubwo urubyaro rwaba rwarabuze, nubwo amafaranga yaba yarabuze, nubwo ubukode bwabubaye bugari, yutumbira Yesu. Urebe mu ijuru gusa haraboneka imbaraga, haraboneka imbaraga zikiza. Ngo maze ngo Stefano ngareba mu ijuru ngabona Yesu yicaye iburyo bw'Imana. Haleluya. Ngarangije kubona Yesu yicaye iburyo bw'Imana, ngarumva aranezerewe cyane. Ngo maze nabo ngo umushinya urabica, baravuga ati noneho uyu mugabo tugomba kumwica kandi turamutera amabuye. Aravuga ati noneho ntacyo bintwaye, ngo imibabaro nta kintwaye, ntambara nta kintu zintwaye. Icyo nzi cyo nuko ndi gusanga umwami wanjye, nuko ndi kubona umwana w'umuntu yicaye imbere y'Imana, yicaye iburyo, nanjye haraho yanteguriye. Gahita atekereza ku ijambo rivuga ngo umuhumure ngo ngiye kubategurira hanyu. Yabadahari mbabwiye agiye kubategurira. Aho Stefano yuzuzwa mwuka wera. Ngo barangije bamukura hino y'umujyi, baramubwira ati tugende tujye kukugirira nabi. Ariko baramubwira ati hari nuhindukira ukihakana Imana turaza kukureka, turaza kukubabarira, ntabwo turi bukwica. Ni igihe cy'akarengane k'itorero. Itorero rigera rica mu karengane, ryaciye mu karengane gakomeye. Baravuga ati hakana Imana yawe. Bavuga ati Stefano aravuga ati ntabwo nihakana Yesu, nta kibi yankoreye.
umwami wanjye ntabwo yigeze mpemukira, ntitwajyanye ngo asige, ntabwo twagiye kurya ngo dusangire ngo ncure, ntabwo yasenze ngo abure kunsengera, yaranjyanye ndetse yaranampfiriye, nta kintu cyatuma mwihakana. Havuga ngo nta biza none nta bizaza mu Kristo, nta biza none nta bizaza bizagutanya na Yesu. Havuga ngo ni igiki cyatuma ndekuye umwami. Ariko haleluya, byakozwe n'umurambere igice cya mbere umurongo wa 8. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira. Stefano yamanukiye n'imbaraga za mwuka wera ziramukomeza, abasha guca mu rupfu, bamutera amabuye ahagaze, aravuga ati ngomba gukomeza gukorera uyu mwami. Haravuga ngo nta cyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Mbese hari icyakurekesha uwo mugambi? Ndagira ngo wongere ngusabire Imana ko yeze mwuka rugufasha guca mu kigeragezo. Waba uri guca mu kigeragezo cy'uburwayi, mwuka wera aragushoboza ugitambukemo. Waba uri guca mu kigeragezo cy'ubushomeri, mwuka wera aragushoboza. Waba uri guca mu kigeragezo cyo kutabyara, mwuka wera aragushoboza. Imana ishimwe. Kristo yongera gushoboze. Imana ishimwe. Ngo nuko umugaragu w'Imana arimo arakora umwuga w'ubutambyi, ngo yari yarabuze umwana igihe kirekire, ngo mu gihe cy'ubufindo kigeze, Yohana harangije ngo igihe cy'ubufindo kigeze, ngo yumva ijwi rivugana nawe, aravuga ngo Yohana aritaba. Cyangwa ni ibintu bisanzwe, aravuga ngo hari ikintu ngiye gukora. Abishidikanya avuga ngo ibyo bishoboka bite? Yosefu aravuga ngo bishoboka bite ko maze imyaka nshaje, umugore wanjye ashaje, Elizabeth akuze, yabasha kubyara umwana ate? Yabasha kubyara umwana nka Yohana ate? Ariko Imana yohereza mwuka wera, iramubwira ati mwuka wera agiye kugufunga umunwa, ngo nurangiza ururimi rwawe ruzagobwa kugeza igihe uwo mwana azavukira. Ariko haleluya, Imana igira indi jambo yavuganye nawe, Imana izarinda ijambo yavuganye nawe. Nubwo waba uri guca mu bikomeye, abantu bazi ko biri buguhitane, bazi ko urugo rwawe rugiye gusenyuka, bazi ko utazabona amahoro, bazi ko atari uzabona umunezero, Imana igira indi jambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo irisohoze. Imana yiteguye kukurinda, Imana yiteguye kukurwanirira. Nubwo hari inama zirimo ziracurwa zo kuza kukugirira nabi, nubwo hari inama ziri gucurwa zo kuza kugutera amabuye, ariko Kristo araguha izindi imbaraga zirushaho gukomera. Izo nama nta kintu zizagutwara, abo bakurwanya nta kintu bazagutwara, kuko ufite umwami wawe utamuhemukiye. Stefano avuga ngo nta kintu cyatuma mpemukira umwami wawe. Ese hari ikintu ufite cyatuma uhemukira umwami wawe? Hari ikintu ufite cyatuma uhemukira Imana? Ntacyo. Haravuga ati ayo mabuye nta kintu antwaye, imibabaro nta kintu intwaye, ndabizi ko irembo ringiri ry'urupfu ry'uyu mubiri nambaye riri kunyinjizaho ntazongera gupfa. Arembye ubuzima kavuga ngo uyu mubiri nambaye, uyu mubiri wambaye si uzambara ugezeyo. Tuzambara ubwiza bwa Yesu, uzambara ubwiza bwa Yesu. Nubwo uyu munsi wabo babaye, hahirwa abakene mu mitima, kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Imana ishimwe. Nubwo intambara zaba nyinshi, uburwayi no kutabyara bikaba birebire, ukubaka urugo rugasenyuka, ariko Kristo yiteguye kongera kuza kukurwanirira, Kristo yiteguye kuza kukuneshereza. Hari ijambo Imana yavuganye nawe, Imana ivuze ijambo iraririnda, yavuze ko igiye kohereza mwuka wera nk'umufasha. Uwo mwuka wera yaramwohereje, uwo mwuka wera yafashije Stefano mu gihe bagiye kumwica. Mwuka wera yafashije intumwa mu gihe cy'itotezwa ry'itorero. Intumwa bakazifata bakakubwira turemera gupfa cyangwa uremera kwihakana Yesu. Habwa ati nge ndemera gupfa kubw'uyu mwana. Mwuka wera yamanukiye Petero. Petero yarangurwa mu bantu benshi, cyo gihe nabwirije abantu benshi 3,000. Haravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba, wa wundi no ukoze ibi, n'utwereje mwuka wera w'umufasha. Uyu mwuka wera nuje kudufasha muri urugendo, uyu mwuka nuje kudufasha muri rivuga butumwa nubwo bikomeye. Imana yongeye yohereze mwuka wera mu itorero. Imana igiye kongera kumanura mwuka wera. Imana igiye kongera gufungura andi mayira bundi bushyashya, kuko igira indi jambo yavuze ko igiye kohereza ububyutse bugiye kongera buhaguruke, kuko ni Imana ntabwo ijya yivuguruza. Barembye ndabakunda cyane, avuga ngo nta wayikoma mu nkokora, irihagije mu buryo bwose.
Petero avuga ati Imana nikoze ibi, nitwujuje mwuka wera. Yesu wa undi yavuze ko agiye kutwereza mwuka wera. Uyu mwuka wera yamwohereje, nutumye abangaba bakira, nugiye gubohora insengero zari zifunze. Uwo mwuka wera nugiye kongera gutangiza irindi vugabutumwa bundi bushyashya. Uyu mwuka wera nugiye kongera kubaka urugo rwawe. Uyu mwuka wera nugiye kukubakira urugo. Uyu mwuka wera nudushoboza. Ntago Stefano yari kwishoboza ari kumva umubiri urimo urababara. Ntago wakishoboza guhagarara mu kigeragezo barimo barakuvuga. Ntago wabasha kwihangana. Ntabwo inzara yakurya ubure kujya kwiba. Ariko Imana ikohereje mwuka wera. Uyu mwuka wera aje guhindura ibihe. Uyu mwuka wera aje guhindura akabaho rumazemo igihe kirekire. Uyu mwuka wera aje kongera kubaka urugo rwawe rwasenyutse. Uyu mwuka wera aje kongera gutanga ubundi buzima bushyashya. Uyu mwuka wera yageze kwa yari ari kumara agendana na Yesu. Umwana yamaze igihe gihe apfuye. Umwana amaze umwanya apfuye ariko arongera arazuka. Uyu mwuka wera ageze kwa Lazaro arongera arazuka. Imana ishimwe. Uyu mwuka wera ageze ku kiriba, abagore bagiye gushyingura, abantu barimo bararira, umwana arongera arazuka. Uyu mwuka wera arongera kugaburira bundi bushyashya. Uyu mwuka wera arongera gufasha gucira indi nzira bundi bushyashya wishyura amadeni. Uyu mwuka wera arongera kurwanirire kuko nicyo ashinzwe. Yesu agiye kugenda mu ijambo ngo simba size mwenyine, ndabizi ntago nabi Kigali, dore ingendo zaba nyinshi, ngo nigere mbe no muri Amerika, mbe no muri Canada, mbe no mu Bushinwa, mbe no muri Hindi. Ariko nzohereza mwuka wera n'uzafasha mu rugendo, n'uzafasha buri muntu wese ahari, n'uzafasha buri wese uzanataka. Mwuka wera azamushoboza. Witeguye gufashwa na mwuka wera. Uyu mwuka wera ajya kurindira mu rugo ukarubamo rugakomera. Uyu mwuka wera ajya dufasha kubaka ingo. Uyu mwuka wera ajya dufasha kuguma mu kazi. Nubwo abagambana ngo bakwirukane babaye benshi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bazakwirukana kuko hari mwuka wera ukureberera. Nubwo hari inama zateranye udahari, hari indi mwuka wera urimo arakureberera, hari mwuka wera ukuvuganira. Uyu munsi si bisaba ngo wisobanure, mwuka wera aragusobanura, mwuka wera arakuvugira, mwuka wera arakurwanirira. Izo nama zose mwuka wera yarazirimo. Nubwo wowe utari uhari, bashaka kukugirira nabi, ariko mwuka wera yarahari. Ibyiza byo gutunga mwuka wera. Mwuka wera ajya tuvuganira, mwuka wera ajya tuburanira, mwuka wera ajya duha ubuzima bushyashya, tukongera tukabaho, tukongera tukabona umunezero. Uburwayi bwari butumere nabi ukagenda. Mwuka wera ajya gutanga urundi rubyaro. Mwuka wera ajya yongera akagarura andi mafaranga. Mwuka wera ajya atanga imikorere. Mwuka wera ajya atanga amazu. Mwuka wera atanga amamodoka. Mwuka wera atanga ibyo wabuze byose. Mwegereza umutima wawe. Mwuka wera yiteguye kukugirira neza. Mwuka wera yiteguye kukuneshereza. Mwuka wera yiteguye kuza kukwambika izindi mbaraga. Mwuka wera yiteguye kuza kukuneshereza. Mwuka wera yiteguye kuza kongera kubana nawe. Mwuka wera yiteguye. Haleluya. Imana ishimwe. Hari ikintu Imana igiye gukora kuri uyu mugoroba. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye guhindura. Imana igiye guhindura amateka. Nubwo umaze igihe usenga ariko ntubone ineza y'Imana, ariko Imana no kugutabara, Imana no kukurengera, Imana no kugushyigikira, Imana no kongera kuza gukora ibindi bishyashya. Bibiri bivuze ngo iki nonaha ndahaguruka, ndashyira mu mahoro uwo bacurenguri, ndashyira mu mahoro uwo ngiye kurwanira, ndashyira mu mahoro uwo bagiye kugambanira, ndashyira mu mahoro wari ugiye gusenya urugo. Uyu munsi ndaza ntanga ituze kuko ari Uwiteka ubivuze. Mwuka wera yiteguye kukurwana no kukuneshereza. Reka dusenge tubwire Imana, maze dukomeze kubana n'Imana, maze turusheho kugendana n'Imana. Imana igushyigikire mu kigeragezo ari ugucamo, kuko Imana yohereje mwuka wera uza kukurwana mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose. Uyu munsi wongere wiyerekane kandi wongere witamurure, wongere utange mwuka wera, wongere uyobore izingo, wongere uyobore umugaragu wawe, wongere umurwane kandi wongere umuneshereze, umushyigikire mu byo byose agerageza kunyuramo, umushyigikire mu byo agerageza gukora byose, kuko ari wowe ushobora, kuko bivuga ngo tuzashobozwa byose na mwuka wera uduha imbaraga. Nanjye nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.